ubura uko bisobanurira umuntu rero. Nawe mubwira ngo aseka uvuga ni se ubu ndahamagara Joseph inshuti yanjye nyabwire muri kataloge cyangwa mwumva rero. So kuri wowe ukurikirana inkuru z'ibihe nongeye kugusuhuza. Iki ni cya kiganiro cyacu cya kindi twatangiye rwa ruhererekane rw'ibiganiro umujene mu iterambere. Tugenda tuganira n'abajene batandukanye bakaduha inspiration, bakatubwira ibyo bakora, bakadufasha donc kugira ngo wowe nk'umujene tuguhuze n'umuntu ushobora kwigiraho ibikorwa byagufasha gutera imbere. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umwe mu bantu bakomeye, nimvuga abantu bakomeye nawe wibaremo, ariko Jean Nshimiyimana reka mubabwire hakiri kare, ni umukristo w'umujene. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu cy'iyobokamana n'iterambere, so binsaba gutekereza cyane, then nsaba Jean ko yatuganiriza, arabitwemerera, ni umugisha cyane twagize. So sinshaka gutinda cyane kuko Jean niwe ubizobereyemo cyane. Jean, karibu ku nkuru z'ibihe. Murakoze cyane Joseph. Inkuru z'ibihe abakunzi bayo mwese ndabasuhuje. Ni umugisha nanjye kuba tugiye kuganira kuba umuntu ari umukristo bikajyana n'iterambere, cyane nanone ari umujene, kubera yuko ikintu kigira icyo kimarira umuntu ni ikintu yakoze ahereye hasi akiri mutoya. Yaba ari kuba umukristo, yaba ari n'iterambere wakuze, uko wakuze ukabizamura uhereye hasi biragufasha. Ntekereza ko rero mwese abadukurikiye muri buze kunguka mu byo turi buze kugenda tuganira. Ndabashimiye, ndabasuhuje. Nk'uko bivuze ni Jean Nshimiyimana, nsengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Ndi umukristo, nabatijwe muri 2008, nigaga mu wa mbere segonderi. Icyo gihe nabatijwe nkiri mutoya, ariko n'ubu ndacyari mutoya, ntago nashaje, ariko ngira ngo nabambuze ibyo ngibyo kugira ngo duhere aho ngaho tukomeza kuganira. Reka n'ubundi mfatira aho ngaho. Hari ibintu, ari amatorero yaje yitwa amacaci, nawe nduvuze ngo Foursquare Gospel Church, ibintu nk'ibyo ngira ngo bitangirana n'izi za Restoration Church, Zion Temple niyo itagira church, noneho hakaza n'andi amacaci. Ushobora kuzinduka mu gitondo nkavuga ngo nshinze inkuru z'ibihe church, inkuru z'ibihe church cyangwa Joseph Church. Tubwire urugendo rwa bundi. Abanyarwanda tumenyereye ko umunyarwanda ni umukatolike, ni umuprotestant, ni umuharya y'amadini yandi, ni umudivantiste, hari umuzirima. Oya, tubanze mu bakristo. Nayo ngayo actually ni umudivantiste, ni umuprotestant cyangwa ni hari ayeri harya ni Association des Églises Évangéliques. Hakaza n'ababatiste, abantu nk'abo, noneho hakaza n'abamizero. Nibyo tumenyereye mu Rwanda. None Jean, wavukiye muri Foursquare yaje. Tubwire urugendo rwawe nk'umukristo. Murakoze. Ubundi ngewe nk'uko nabibabwiye, nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukijijwe, dusengera mu itorero ryitwa Methodiste Libre, ubwo n'abaprotesta. Twari twanaryibagiwe. L'Église Methodiste Libre au Rwanda, MLR. Ni rimwe mu matorero nayo amaze igihe kirekire, rishobora kuba rifite imyaka imwe yenda kungana n'iya ADPR. Noneho kubera ko ariho bari barakijijwe, njya muri Sunday School. Sunday School niho nakirijwe buriya. Niho nakire nyine Yesu, ndavuga nti ndashaka kubatizwa. Igihe nshatse kubatizwa nkiri muri primaire barabyanga mu rugo. Bakambwira ngo buretse tuzabikoresha uko imyaka igenda yisunika. Ndinda ndangiza primaire barabwira ngo tuzabikora umwaka utaha. Ngeze mu wa mbere secondaire ndavuga noneho sinshobora gucika. Mbatizwa badahari. Nahise mbibabwira, ndavuga noneho ubu ngubu ku ishuri bemera kubatiza. Mwaza mutaza nta kibazo, ndabatizwa byanze bikunze. Wabaye nka wa wundi wa muntu ariko ndamukunda, Umunyethiopia na Philip. Yego. Ngo amazi ko ari ngaya ko nemera. Irankone ni sawa cyane. Tiraye nkaba nemera, niki kikubuza cyane kabisa. Icyo gihe rwose numvaga nshaka kubatizwa kuko Yesu yaravuze ngo umuntu
niba yemeye ubutumwa bwiza, ikintu kigaragaza ko yemeye ubutumwa bwiza agomba kubatizwa. Niba atabatijwe ni ukuvuga ngo ntabwo yemeye. Kuko wemeye, icyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Ntikigoye, ntikiruhije, igituma utagikora kindi sinzi wenda impamvu abantu bashobora kuba babitinze. Icyo gihe rero urumva nabatijwe muri Methodiste Libre. Yego. Nyuma yaho ni naho nakomeje gusengera. Aho nzi hano i Kigali rero nje kwiga, nagerageje gushakisha Methodiste Libre iri hafi yanjye, ndayibura. Urayibura? Nsanga iri hafi, yari iri Gikondo. Ndavuga ni Gikondo ni kure. Kandi nemera yuko buriya umuntu iyo amaze gukizwa ahabwa umwuka wera kugira ngo ajye amuyobora, amufashe mu bintu byose. Noneho ikindi nanone nemera yuko ntabwo naba mu itorero nta kintu ndikoramo. Buriya ntabwo ari byiza kujya mu itorero, kuko iyo uri mu itorero iryo ari ryo ryose waba usengera mugomba gukora. Ugomba kugira umusanzu utangamo. Niba ari protocol ukora, niba ari ukuririmba ukora, ugomba kugira ikintu utangamo umusanzu. None rero ndeba cost yo kujya mva Kimironko nkajya i Gikondo ngiye mu itorero, ngiye gusengerayo, ndavugana ariko hano hari amatorero menshi. Imana ni imwe dusenga. Urumva? Nubwo amazina atandukanye ariko Imana ni imwe. Noneho ngiye kubaza mwuka wera nahawe nk'umufasha anyemerere nzenguruka muri aya ari hafi yanjye, iryo nzageramo nkumva anyemeje ko ndigumamo, ubwo nzagumaho kugira ngo nzabone uko nshobora kuhakorera. Kuko ninjya kure sinzajya kubakorera, nzajya njyayo ku cyumweru gusa. Kubera yuko amafaranga birahenze, amatike yo kuzajya njyayo n'umwanya biragoye kubihuza n'ishuri. Aho nzagera hafi yanjye nibwo umwuka wera azaba anyemeje ko ngomba kuhaguma. Nuko rero uretse gato, urashaka kuvuga ko nta rusengero runaka Imana izirikiyemo ahantu? Kuko hari umuntu ushobora kuva Kicukiro, sibyo, akajya gusengera i Kanombe, akava Kicukiro akajya gusengera i Kanyara. Mu mitekerereze yanjye ntekereza ko aho hantu yatekereje ko hariho hari Imana cyane. Haboheye wenda ibyo wenda nshobora kubisobanuraho gatoya, ariko ubundi mukuri nuko nta hantu Imana izirikiye. Imana iri ahantu hose. N'aha ngaha turi gukorera ikiganiro Imana irahari. Ni ukuvuga ngo Imana iri ahantu hose, cyane cyane mu mitima y'abantu bayizera. Noneho rero abantu iyo bavuze ngo wenda umuntu avuye ahantu kure agiye gusengera ahantu, buriya hariho ikintu umuntu yita ngo, niba navuga ngo ni akamenyero, n'ikintu umuntu yita ngo ni umuryango. Iyo ugeze mu itorero riba umuryango wawe. Noneho gutandukana n'umuryango wawe biragora. Nk'ubu ngubu imyaka maze kuri Foursquare ya Kimironko, ndamutse mpavuye nkajya gutura wenda tuvuge i Nyamata, byangora, kereka habaye impamvu zidasanzwe, byangora mbonye ndafite ubushobozi wenda bwo gusubira Kimironko, mbonye ndafite ubushobozi bwo mbese bisa nkaho bigoye cyane nibwo ntasubirayo. Ariko nshobora kujya gutura i Nyamata mfite transport yanjye, nkajya mfata imodoka ngashyiramo karibira nkagaruka Kimironko. Atari uko hatari amatorero yandi, atari uko Imana ariho iri cyane, ahubwo ni ukubera yuko ba bantu twubatse ubusabane nk'umuryango birangoye kubasiga. Gusa nanone hari abantu bagira imitekerereze ivuga ngo nindamuka ngiye gusengera kuri uyu musozi nibwo Imana iri bunyumve. Ibyo si byo. Imana aho wasengera hose Imana yakumva. Ubundi wava ahantu hamwe ukajya ahandi gusa kubera icyo kintu cyo kuvuga ngo nubatse ubusabane n'abantu ndari gushaka gusiga aka kanya muri ubu buryo. Nta mpamvu igaragara nyine ifatika idasanzwe igiye gutuma ntandukana n'aba bantu. So ni ukuvuga icyo ntoyemo aho ngaho, nyuma yo gusenga dushaka Imana, dushaka ko itugira neza, twishimira ibyiza yaduhaye, nanone mu rusengero dusangamo umuryango kabisa. Umujene udukurikiye rero ntazibeshye ngo bavuye hano agiye imisozi hirya no hino ni ukureba Imana, nibura ikizamujyana n'uwo muryango. Ni kwa kundi ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo ifu nibagara ubushuti n'akarenge, naho ibindi byose Imana ibihari. Ibindi byose Imana nta nubwo ubundi ujya kwishaka, kuko Imana iba iri kumwe nawe. Ibiri ujya gukora biriya tugenda tukavuga ngo tuvuye hano tugiye hariya, ubundi uba ugiye gutanga umusanzu wawe. Ni ukuvuga ngo iyo ugezeyo hari ikintu Imana iba yarashyize mu muntu wundi, hari icyo Imana yashyize muri Joseph ngiye witanshyizemo, urumva? Noneho icyo yagushyizemo nari ngikeneye, nanjye hari icyo Imana yanshyizemo utagushyizemo, icyo ngicyo yanshyizemo uragikeneye. Ni ukuvuga ngo niduhura turasavingana, icyo ngicyo Imana yanshyizemo nkiguhe, nawe umpereze icyo Imana yagushyizemo. Ariko nta murongo muri Bibiliya uvuga nimba ngo muterane ntimuzirengagize guterana kwera, ntimuzibagirwe guterana kwera. Ndeka ndebe neza ahantu biri kugira ngo tutaza kubwira abantu ibintu bitari byo, bakazatekereza ko wenda tukababwira ibitari byo. Bibiliya yabaye ni na tekinoloji.
ni tekinoloji. ariko se urabyemera ko umuntu yajya gusenga afite bibiliya muri telefone? Hari ikibazo? Kugenda ufite bibiliya muri telefone ntacyo bitwaye. Ni mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 25 aravuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ngo ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Ako kantu ko guhugurana ndagakora. Urumva guterana kwera ni ngombwa cyane cyane kugira ngo muhugurane mwungurane ubumenyi mu by'umwuka. Ufite challenge uri guhura nazo mu buzima, hari undi muntu we nawe wazibayemo nawe imbere yawe, ufite ibibazo runaka urimo urafesinga mu buzima. Abantu bose bagira ibibazo bitandukanye, waba uri umukristo, waba utari umukristo, twese tugira ibibazo. Kuki utavuze umupagani? Waba uri umukristo, waba uri umupagani, kuki utavuze umupagani? Sinzi uko nabivuze. Waba uri umukristo cyangwa uri umupagani, wemera Imana cyangwa utayemera, twese tugira ibibazo. Ni ukuvuga ngo umuntu akivuka gutya gusa, ni ukuvuga ngo nta rukingo tugira rw'ibibazo aho waba uhagaze hose. Gusa kukubaza mu mupagani ni muntu ki, ariko uraza nubyibuka uze kunsubiza. Twari turi mu rugendo, narimbuze gusa ngo umuntu wemera Imana n'utayemera, kuko nirinde gukoresha iryo jambo abapagani gusa. Umupagani ni umuntu utemera Imana. Nshaka mbisobanure gutyo muri ubwo buryo. Umuntu utemera Imana Bibiliya imwita umupagani, ariko umuntu uyemera akemera nyine ubwo kugira ngo agaragaze ko yemera ni gukora ibyo Imana yavuze yagusabye gukora bigiye bitandukanye. Umusilamu ko yemera Imana, ubwo tukaba tugiye mu bindi biganiro byinshi. Ariko twari turi mu rugendo rw'uburyo naje kwisanga muri Foursquare bitandukanye n'aya matorero abanyarwanda wenda bavuze ngo twaruze ngo mu Rwanda tumenyera andi matorero, hari ayo bavuga ngo ni amacacizi. Ayo ngayo yose abantu bamwe na bamwe ndetse nk'abantu bo muri ADPR, abantu bo muri Methodist, iryo torero nakuriyemo, bamwe baravuga ngo ni amatorero y'inzaduka. Ngewe rero uburyo naje kuyisanga namaze kubwira yuko natekereje yuko icyambere kugira ngo mbe mu rusengero urwo ari rwo rwose ngomba kugiramo ikintu nakoramo, ngomba gutangamo umusanzu wanjye, kuko niyo mpamvu Imana yanshyize ahantu runaka. Ntabwo yanshyize ahantu gusa ngo nicare gutya ngenza bambwire ntahe. Biba ari ibyo nafata birange nkicara mu rugo nkajya nsoma, Imana yanganiriza. Ariko niba navuye mu rugo nkajya mu rusengero, ni ukuvuga ngo hari ikintu nexpectinga yuko ngomba gutanga nk'umusanzu kuri urwo rusengero. Cyaba ari ubushobozi bwanjye mu mbaraga, cyaba ari ubushobozi mu mafaranga, cyaba ari ubushobozi mu bitekerezo, buri kintu cyose Imana yanshyizemo abo bantu bakeneye ngomba kukibahereza. Noneho ikindi nari nakubwiye yuko Mwuka Wera aratuyobora. Unambwira ko watangiye gutembera ngo aho Mwuka, nari nabyiyemeje ko ngomba gutembera ahantu henshi, ariko ngeze kuri Foursquare niho honyine nagumye, sinigeze mparenga. Niho wahereye ni naho wagumye? Niho nahereye ni naho nagumye. Nagiyeyo rimwe, tugezeho sinanahakunda cyane kubera umuziki mwinshi, numvaga ari mwinshi, gusirimba. Byari bitandukanye cyane n'ibyo ngene narakuriyemo. Ariko bageze ku ijambo ry'Imana numva nanone nari mbikeneye. Nyuma yaho gatoya ndavuga ntoke noneho ndajyanza ntinze kugira ngo numve ijambo gusa, umuziki mbe nkuretse. Wenda nibura mpabe nk'ukwezi kumwe, ninumva ntakunze ukwezi kose kurangiye ntakunze, sinzahagaruka. Noneho rero ukwezi kwagiye kurangira, ukwezi kwagiye kurangira nahakunze, umutima wamaze kunyemeza ko ariho hantu nari nkeneye kuba, kubera ko nari ntangiye kunguka ubumenyi bwinshi mu by'ijambo ry'Imana. Noneho sigara ntekereza ngo ubwo mbonye icyo nzahakura, ngiye nzahasiga iki, nzahakura iki. Nuko rero ndahaguma gato gato, ngenda ninjira mu mirimo itandukanye. Bukeye mba umusemuzi, bukeye mba umwigisha, bukeye njya muri communication, muri media yaho, n'ibindi byose Imana yagiye inshoboza gukora, muri sociale, muri serire n'ahandi yagiye hatandukanye. Ibyo nashoboye gukora byose ntekereza ko nagerageje kubikora uko nari nshoboye. N'uwa pasiteri nzaza gusenga mbona uzamutura. Ntacyo bitwaye, ni karibu rwose. Jean, urakoze cyane ku rugendo rwawe. Urumva nari nakubwiye impamvu nabibaje. Abana benshi bavukiye mu bakatolike, bavukira muri ADPR na Methodiste Libre. Sinzi impamvu twayibagiwe, ariko ari mu madini atatu ya mbere n'Abadiventiste.
ariko abadivantisiti cyane ni regio, umwana w'Inyanza kenshi Yego. no umudive no mu Ruhango Yeah. ariko abandi ni ayo matorero. So rero byari kuvuga ngo Foursquare Church zaje gute nyuma ni concept nshyashya, ni ibintu bishyashya gutyo. So nshimye rero ko unatubwiye impamvu wahisemo Foursquare. Jean, uri umujene, ni nayo mpamvu twaganiriye cyane. Uri umujene kandi uri mu itorero. So mu masomo rero wigiye mu itorero ukura mu rusengero, nshimye ko wanabikuriyemo ukagenda wifatira icyemezo. Nk'abajene turugarijwe, dufite crise yo kutajya mu rusengero, cyane cyane ko akenshi kuri nuko ntacyo bitumariye mu buryo buri financial, mu buryo bwadutunga ntacyo bitumariye, mu buryo bwadutunga bufatika ntacyo bitumariye. Ariko wowe ahubwo bamwe baravuga ngo nayo ufite make ngo urayatangaye. Ntabyirinze, bamwe barabivuga, hari reka tubivuge kuko nituvuga tuvuga ukuri, hari ibintu bihari bigaragara. hari amatorero y'ababingwa menshi na duke ufite bakatukunyaga kandi biranditswe, n'utwo duke bakatukunyaga. So wowe rero umaze igihe n'ubundi consistently ujya mu rusengero ukoramo imirimo byose. So dufashe nk'abajene, udushakire isomo, udufashe guhuza ubukene bwacu, ubuzima bwacu busanzwe na Bibiliya n'urusengero muri rusange. Sinzi nimba hari ikigishwa waduha, shake rwose ukuntu dufasha. Sinzi nimba ikibazo kiri kumvikana. Nacyumvise, urakoze cyane. Ngewe imyaka nshobora kuba maze mu itorero no kwizera Imana, harimo ibintu byinshi nizemo, ntabwo byose nshobora kuza kubivuga none, ariko ndavugamo bikeya bishobora gufasha urubyiruko nk'uko bivuze. Ikintu cya mbere, Imana ni y'umuntu ku giti cye. Ni y'umuntu ku giti cye. Buriya nturebe ngo wenda ushobora kuba ufite ababyeyi bakijijwe, ushobora kuba ufite ababyeyi bakijijwe ukagira ngo wenda kuba ababyeyi bakijijwe hari icyo bashobora kugufasha muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo Imana yabo ni Imana yawe. Imana yawe, Imana yabo iba Imana yawe iyo ubihisemo. Ni nka wa mudamu, hari umudamu wavuze ngo Imana yawe izaba iyanjye. Uriya Rusi yaravuze ngo Imana yawe izaba iyawe, Imana yawe izaba iyanjye, nupfa aho bazagushyingura nanjye niho bazanshyingura, aho uzagwa niho nzagwa. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki, nk'abajene dukwiye guhitamo gukurikira Imana, tukayigira iyacu personal. Niduhitamo Imana twemere ko itwigisha, twemere ko itwigisha. Bibiliya tubwira ngo ndabigisha ibibagirira umumaro, niko Imana yavuze, avuga ngo ndabigisha ibibagirira umumaro. Imana rero itwigisha ibitugirira umumaro. Hanyuma nimvuga gutyo ndahita ko nza kuri Bibiliya kugira ngo mvuge impamvu Bibiliya itwigisha ibitugirira umumaro, impamvu Imana itwigisha ibitugirira umumaro. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ni ubuzima busanzwe, nta kintu na kimwe wasanga Bibiliya itavuzeho muri ubu buzima. Ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kuba yavuga mu buzima, wasanga Bibiliya yarakivuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nk'abajene hari igihe rimwe na rimwe dutwarwa n'umunyenga w'ubuzima, tukumva ibintu byose biri aho ngaho gutyo gusa, ni ibintu nyine dushaka ngo ibintu byihute, dushaka ngo ibintu bibe ari ibintu byo kuryoshya. Hari imvugo ngira ngo njye nzitekereza nk'uburozi bwisha abantu benshi mu rubyiruko, zo kuvuga ngo nta myaka 100, ubuzima ni bugufi, umuntu abaho rimwe. Ibyo bintu abantu babivuga birengagiza yuko igihugu kivuga ngo nimwe Rwanda rw'ejo, sibyo? Iyo umuntu abivuze gutyo uratangira kwibaza ukavuga ngo uyu muntu nubwo turi urubyiruko twaba turi gutekereza ko abazadukomokaho tuzabasiga muri iki gihugu. Wenda nta myaka 100 kuri ngewe da. Takore ugiye kutumotivana, motivation ntagomba motiva irahari. Ntagomba motiva, wenda ntuzabaho imyaka 100. Ariko se kubundi kubaho niki? Ni ukuvuga ngo nutabaho imyaka 100, umwana uzasiga burya azaba abayeho, ni wowe uzaba uriho muri uwo mwana. Sibyo? Kuko ibitekerezo ni wowe wamureze, hari uburyo wamushepinze. Niba utari witeguye gushepinga umuntu uzagusiga akabaho imyaka irenze 100, ni ukuvuga ngo wateguye nabi. Wowe wateguye ibyawe gusa imyaka 100, wasize umwana udateguye. Ni iki wangiriza mvugo se? Ni iki kigutera amakenga muri izo mvugo? Ni icyo cyo kuvuga ngo nta myaka 100, ntabwo urimo uratekereza ngo kuko umuntu agomba kuba ari gutekereza ko ariho hari abandi babayeho mbere yiwe kugira ngo abariho uwo munsi, kugira ngo abariho. Noneho yagombye gutekereza ngo nanjye ndiho kugira ngo hagire abandi bazabaho mu minsi iri imbere. Isi nirangira, Yesu Kristo nagaruka,
nagaruka hazagarukira bigeze nta kibazo, simbizi nagaruka ari ngewe uriho nta bane ndasiga ni amahoro, nagaruka hari abandi nasize bagomba gusigara hari ikintu bazi bankuyeho, bakamenya ngo isi turimo ibayeho gute, ni iki bagombye gukora kugira ngo isi imere neza kuruta uko bayisanze. ngo reka nkunganire ni imvugo za nta myaka ijana, mu by'ukuri nta myaka ijana, ariko niyije imyaka ijana uba ari umugisha. So iyo uvuze rero ngo nta myaka ijana, hari igice kimwe mbyangira. Iyo uvuze nta myaka ijana ukajya kwaya ubuzima bwawe, gusesagura ubuzima bwawe, uba urimo ukora amakosa cyane. Ariko iyo uvuze ngo nta myaka ijana ukumva ko ibintu byose ugomba gukora ugomba kubikora nyine with agency, wihuta, nta gihe gihagije nyine ufite, sibyo? Icyo ufite ukagikoresha neza, ukavuga okay, nta myaka ijana nzamara, nta gihe kirekire mfite cyo kuba naryama ngo mvuge ngo iki nzagikora ejo, iki nzagikora ejo bundi, aho ukavuga nta myaka ijana, reka nshyire amaboko hasi, icyo nari kuzashyira ejo nkaryama aka kanya reka ngikore, ejo nihaza nzaryama wenda. Ibyo byo ndabikunda. Ariko iyo uvuze ngo nta myaka ijana ukajya guspendinga ubuzima bwawe ukabusesagura, aho ngaho ndemeranywa nawe. Okay, dukomeze. Reka dukomeze. Nicyo navuga ngo mbabwiye ngo icya mbere uhitemo ko Imana iba Imana yawe. Yego. Icya kabiri wirinde ibintu byo gutekereza ngo nta ubuzima ni buto. Ubuzima burahari. Ubwawe wenda ushobora kuzabaho imyaka mike, ariko ni wowe uzategura isi izakurikiraho. Hari abaguteguriye kugira ngo wisange mu byo wisanzemo iki gihe, ushobora kuba bigoye, birumvikana, bashobora kuba bataraguteguriye neza, ariko ntibifuza yuko ibyo wasanze uzabisigira abandi. Cyangwa se n'ibyo bigoye abo uzasiga uzabibara, usige nabo bagorwe nk'uko nawe wagowe. Ukwaga ubundi akuragura urubanza rwamunaniye. Ugomba rero gutunganya, ukavuga ngo nubwo nta myaka mfite wenda ntazabaho imyaka ijana, ariko 50 nteganya kuzabaho, 80 nzabaho, 30 nzabaho, nzayikoramo neza. Ibyo nzashobora gukora neza byose nzabikora, hanyuma abazankurikira bazashobore gusarura ibyiza nakoze, nabo bategura ibindi. Ikindi nuko Bibiliya, impamvu narindi kuvuga ngo n'ubuzima busanzwe, Bibiliya itwigisha imyitwarire myiza, itwigisha kugira discipline mu buzima. Yaba ari discipline yo gukora cyane, Bibiliya itwigisha, ndaza kwitindaho gatoya. Yaba ari discipline yo kubaha abantu, Bibiliya itwigisha. Yaba ari discipline rero ushobora kuba wavuga mu buzima umuntu agomba kugenderaho. Mfasha dusobanura abajene aho ngaho. Discipline akenshi bumva arumva discipline akumva ngo ni imico myiza. Imico myiza ni ikintu ikinyabupfura na discipline bakabivanga. Kukubaha abakuruta, aburuta nabo mu ngano ngo twagize mu wa kabiri primaire. Ndashaka ako kantu se nk'ugatinda ugiye ndasa nk'ugasobanura ko nimvuga discipline ntabwo ari ikinyabupfura gusa. Discipline ni part of it, na gace kacyo ka discipline. Ikinyabupfura ni agace ka discipline, ariko discipline ndi kubura ijambo ry'ikinyarwanda, wenda ni kwiha gahunda, kwiha umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe. Ushobora kuba rero umurongo ngenderwaho w'ubuzima mu mikorere, ushobora kuba ari umurongo ngenderwaho w'ubuzima mu kubaha abantu, ari cya kinyabupfura kizamo. Yaba ari umurongo ngenderwaho mu kwizera Imana. Buriya hari abantu bizera Imana kubera ko n'abandi bayizera. Tunavuge wenda dufate urugero, uhembwa 200,000, avuze ngo mu 200,000 mpembwa nzajya nsevinga 70,000, nzajya nizigama 70,000 bya buri kwezi. Ni ukuvuga iyo niyo discipline uba wihaye. Iyo ni discipline wihaye. Nutayasevinga uzaba uri indiscipline. Icyo gihe uzaba uri indiscipline muri iyo gahunda, muri uwo murongo ngenderwaho wihaye. Donc ni nko gufunga umutwe mu buryo buri positive, ukiha inzira uzagendamo kandi ukaba ugomba kuyigenderamo, nta muntu ugukurikirana. Ni wowe ubwawe wikurikirana, n'ingaruka zabyo urazirengera. Ngewe nituvuga nko mu murongo wo kwizera Imana, navuze ngo umurongo ngenderwaho mu kwizera Imana, ngewe nihaye umurongo wo kuvuga ngo ngomba kwizera Imana yanjye personally, apana Imana y'abandi. Uko uyumva, uko ngewe nyumva,
nayihawe nayisobanukiwe mu bwenge, niba ndavuga mu bwenge uko Imana yanyihishuriye ni uko nguko ngomba kuyemera. Singomba gukurikira ibintu kubera ko runaka yabivuze gutya, kubera ko runaka yabivuze gutya. Mfite ijambo ry'Imana Bibiliya, nakiriye Mwuka Wera umunsi nizera Kristo nkabatizwa, ibyo birampagije kugira ngo menye Imana yanjye. Ibindi abandi bavuga ku ruhande bagenda basobanura bitandukanye, nshobora kubyigiraho, simbihakana, ariko nanone nsanze ntibitemeranywa n'ibyo nasobanukiye muri Bibiliya, nisomeye njyewe ubwanjye. Kuko buriya nayo ni amahirwe kuba twarashoboye kujya kwiga tukamenya gusoma, ukamenya Icyongereza, ukamenya Igifaransa, ukamenya Ikinyarwanda neza, ugashobora gusoma ugasobanukirwa. Ni byiza ko wisomera, nibwo buryo bwanjye, niyo discipline yanjye mu kwemera Imana. Noneho discipline Bibiliya iduha mu gukora niyo ngiye gutindaho, kugira ngo uko wari wavuzeho gatoya ko tugomba kuvuga ku bijyanye n'iterambere. Ndifashisha ijambo riri hano mu mubwiriza, umubwiriza na Zaburi n'ibindi bitabo, n'ibitabo by'ubwenge. Ni ibitabo biba birimo ubwenge, ni imigani, ibyo bitabo bikunze kuba birimo ubwenge cyane. Abantu bashaka kwiga nta kintu utahasanga ushatse kujya kwigirayo. Noneho rero aha mu mubwiriza ibice 9 umurongo wa 10 ndasoma wa 10 n'uwa 11. Hanyuma nze gusobanuraho utuntu dukeya amasomo urubyiruko rushobora kuba rwakigiraho. Aravuga ngo umurimo wawe wose werekejeho amaboko yawe uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta n'imigambi uzahabona, ngo haba no kumenya cyangwa ubwenge. Umurongo wa 11 havuga ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi, ngo kandi mu ntambara intwara atari zo zitsinda, ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bagira ubutunzi, n'abahanga si bo bafite igikundiro, ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu biba kuri bose. Ndashaka kuvuga iki rero kuri iri jambo? Icya mbere nuko Bibiliya yatubwiye ngo umurimo wose werekejeho amaboko ukorane umwete. Buriya hari igihe umuntu hari igihe dushaka cyane cyane kureba kuri ya mirimo itwinjiriza amafaranga, ariko discipline y'imikorere cyangwa se ya gahunda yawe ngenderwaho mu mikorere ntabwo igomba kuba iri kureba ku nyungu cyane. Igomba kuba iri kureba ngo nakoze neza, nashyizemo imbaraga zanjye zose, buretse kureba ku bihembo bari buze kuguha, buretse kureba ku nyungu ugiye kubikuramo. Banza rero kuri side yawe uvuge ngo uyu murimo ndimo ndakora nawushyizemo imbaraga zanjye zose, nashyizemo ubwenge bwanjye bwose, nashyizemo ubushobozi bwose Imana yampaye. Urebe niba wabikoresheje, noneho ubwira Imana ngo ko nakoresheje imbaraga zanjye zose, inyungu zabyo ziri he? Ujye wabona kubaza Imana inyungu zabyo. Naho twebwe urubyiruko muri kino gihe hari igihe usanga rimwe na rimwe dushaka ngo dukora uko twamaze kubara inyungu, noneho nazo twanazibona ntidushobore gukora cyane. Kubera iki? Ya gahunda y'imikorere, ya gahunda ya discipline mu mikorere ntabwo twayubatse, kandi umuntu ayubaka ahereye hasi. Ngewe umunsi ntangira gukorera amafaranga, ndaza kubivuga muri ubwo buryo kugira ngo urubyiruko rubyumve. Ntabwo utunzwe n'amaturo, ntabwo utunzwe n'amaturo. Oya, ubungubu nituvuga ngo umuntu atunzwe n'amaturo, ntabwo ntunzwe n'amaturo, ntunzwe n'ibyo nkora ndakora. Umuntu unyumva ni imvugo ziri hanzanga. Ukabona umupasiteri bakumva ko atunzwe n'amaturo, utajya no gusenga tu. Sinsanzwe njya gusenga, ngewe ndakubonye urahise ngura ni pasiteri, amafaranga yacu yarayariye, abyibuhijwe nayo, atunzwe nayo, bene ibyo bintu. Ngewe siko bimeze. Ngewe umunsi wa mbere njya gukorera amafaranga, abantu babyumve, nari mfite ikibazo cy'inkweto zo kwambara, ntazo nari mfite. Ndagerageza kuzishakisha ntizaboneka. Noneho nsubiye mu rugo, ubwo nari ndi ku ishuri, nabyo byose byabaye ndi ku ishuri, ndi mu wa kabiri, mu wa kabiri segonderi. Ubwo ni muri 2009, nabatijwe muri 2008, muri 2009 numva ko ibibazo byari bitangiye guhaguruka gakera, kandi nabatijwe. Ubwo ujya no gukorera amafaranga icyo gihe? Oya, naje mbisobanureho. Nari ndi mu wa kabiri, hanyuma ngira ikibazo cy'inkweto, izo bari baranguriye mu rugo zirasaza ku rwego ntari ngishoboye kuzambara. Hari uburyo inkweto icikamo kabiri, igice kimwe kikagira ikindi. Wavukiye mu karere? It was very terrible. Wavukiye mu karere? Mu karere ka Nyamasheke, ni mu murenge wa Kanjongo. So noneho uvuga gahunda yari inkweto imwe kugeza ishaje, inkweto imwe kugeza ishaje, igasimbuzwa, tugashaka indi.
ubwo wagira amahirwe mu rugo hakaba hari amafaranga ukayabona utabona nyine ukiyaranje yankweto ukawikorera. icyo gihe rero ibuze niyeranjishije kamambiri wiga segonderi aba arizo zonyine mfata rimwe na rimwe, ndetse bigasaba ko umuntu ajya no kuba ikirara, yigira nk'aho ari ikirara, ukambara kamambiri ukazinga ukuguru kugira ngo werekane ko ari style yawe, nyamara si style yabaga ari ibibazo rimwe na rimwe. Ariko icyo gihe onkire ntashye ngiye muri vacances arambwira ngo rero nguhaye amafaranga ukajya kugura inkweto byaba ari byiza, ariko uyakoreye ukazigura byaba ari byiza kurushaho. None ngwino njye kukwereka, tujyane ndi umufundi, tujyane ujye kumfasha, urambera umuyede, ndabizura umwana wanjye, nujya unanirwa ndajya nkubwira uko tubigenza kugira ngo uruhuke, ariko ukorera amafaranga n'ayawe ntuzayampa, bazayaguha ugura ibyo ushaka, nushaka uzayarye, nushaka uzayajugunye, nakubwira iki, ariko wayakoreye wamaze kumenya uko amafaranga amera. Icyo gihe urumva mu wa kabiri ntabwo nari mfite imyaka myinshi icyo gihe, sibwo nari mfite ingahe sinanayibuka neza, reka ndetse kujya mu myaka ku ruhara, reka ne kujya mu myaka yari nka 40 wenda nta, ariko 40 naba nararenze ubusore cy'amasaka amasaka yari yeze. So icyo gihe rero turagenda tujyana gukora, tugereyo ndakora, akanyereka nyine uko nkora, uko bavanga isima, uko baterura itafari bakarihereza umufundi, uko baterura bakarihereza umufundi, ubwo nari umuyede. Ndakora, vacances igiye kurangira mbona amafaranga, icyo gihe nangahe mbaze ngo nangahe ari 7,000 vacances yose ni iminsi 10 ko ku munsi twakoreraga 700 icyo gihe amafaranga yari menshi icyo gihe 7,000 ndayabona, maze kuyabona numvaga isi yose ari yanjye kubera ko mbonye amafaranga yanjye nakoreye. Noneho icyo gihe rero oncle ambwira ijambo ryiza rikomeye, arambwira ngo amafaranga wayabonye uko bayakorera, umunsi wayansabye nkayaguha, ujye umenya ko nayabonye muri buriya buryo bugoye, umunsi wayansabye nkayakwima, ujye umenya ko ntacyo ngukinze, ubwo nanjye wenda nabuze naho njye kuyakorera. Rero igihe cyose uzaba uri muzima utarwaye, ushoboye kujya gukora, ujye ugenda nawe ugerageza, si ibi bibaho gusa, n'ibindi uzashobora gukora, uri kwiga kugira ngo uzamenye ibyo wakora, ibyo uzashobora gukora byose ujye ugenda ubikore, ushakemo amafaranga yawe wakoreye, umenye n'uburyo uyakoresha. Icyo gihe ndayafata amafaranga yanjye njya kugura inkweto, niyo nari nkeneye cyane, ubundi nsubira ku ishuri. Ariko iryo somo ririnjira, guhera icyo gihe nanjye sinongeye kumugora ngo mubwire ngo mpereze iki. Iyo nazaga muri vacances nabaga nzi ngo amafaranga ahantu ari ndahazi, ndagenda mpereza umufundi, ampereza amafaranga, uramuha sima ampereza amafaranga. Noneho wenda rimwe na rimwe hakazamo n'utundi tuntu nko gucuruza utuntu dutoya nk'ubunyobwa n'ibintu utwo tuntu dutoya, twose twagiye tugenda tutunyuramo rimwe na rimwe. Rimwe ugakora ukabona ntibiri kuvamo, ugacuruza ibingibi ukabona ntibirimo birakunda, ariko ukomeza ukagerageza tu, aho kugira ngo wicare ukomeza ukagerageza ukavuga ngo byanze bikunze niba nshaka kuzambara ipantaro, birumvikana sinshaka gusubira imbere yiwe ngo mubwire ngo mpereze ipantaro, kandi nzi ko ayamaze kunyereka inzira y'aho amafaranga kandi ufite n'uwo mwanya, mfite n'uwo mwanya, ndi muzima, sindwaye, yanga buri ndarya ndahaga. Rero sinzi impamvu ndi buze gusubira ngo mubwire ngo bimeze gutya. Rero icyo nashaka kuvuga ni iki, nashaka kuvuga ngo umurimo wose ugiye gukora ushyiremo imbaraga zawe, ushyiremo ubwenge bwawe, ushyiremo ubushobozi bwawe. Noneho niba ushaka kwiyorohereza, wenda ubona uwo murimo ugoye, shaka undi, ariko ureke kwicara ngo wabuze icyo ukora. Shaka umurimo umwe ukore, uwugerageze ukunanire, ushyiremo imbaraga zawe ukunanire, ariko uwukore. Niba utagukundiye ushaka undi, niba utagukundiye ushaka undi, niba utagukundiye ushaka undi. Ubwo sinababwiye ubuhamya bwose nyuma yabo ubundi ko nakomeje kugenda ngira, ariko nashaka kubabwira ngo guhera icyo gihe oncle ambwira iryo jambo, numvishe ko gukora ari ingenzi cyane. Noneho ngeze hano muri Bibiliya bavuze ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwushyiremo imbaraga. Numva yuko Bibiliya ntacyo yadukinze, yabitubwiye, atubwije ukuri, atubwira ngo uzakora. Ndetse Imana yabwiye Adamu igihe yari amaze gukora amakosa, kimwe mu bintu yaramubwiye ngo uzajya urya ari uko wakoze, uzajya urya ari uko wakoze, uzashyiramo imbaraga gututubikana kwawe ko mu maso, ngo niko kuzakuzanira umutsima. Urumva rero bisaba ngo ukore, ushyiremo imbaraga zawe zose. Noneho gusa ikintu usenga ubwira Imana, urayibwira ngo ubwo nk'ubuzima, buriya ubuzima dufite ntabwo ari twe tubwira. Kubona uri muzima ufite imbaraga, uravuga, urareba, ufite amaboko,
ufite amaguru, ushobora no kuba utayafite ariko ufite ikindi kintu runaka Imana yaguhaye, uyu munsi uracyari muzima, ibyo bintu birahari. Rero niba ubona uri muzima, ni ukuvuga ngo imbaraga ushoboye gushyira mu kintu cyose wisanzemo uzishyiremo, noneho ujye wabwira Imana ngo uko nashyizemo imbaraga zanjye inyungu iri hehe. Ikindi ni muri kino cyanditswe nasomye ni uko yavuze ngo ikuzimu aho uzajya nta mirimo ihari, nta migambi ibayo. Buriya imigambi tuyigira tukiri bazima, kandi reality ihari twese tuzapfa, waba uri muto waba uri mukuru uzapfa tu, nanjye nzapfa, kugira ngo ndimo ndakubwira wenyine, sibyo? Ni ukuvuga niba uzi ko uzapfa, ntabwo ugomba kubaho ngo uzasige. Hari ya ndirimbo ijya ivuga ngo waba usize nkuru cy'imusozi. Ntabwo ushaka kubaho nk'umuntu uzasiga inkuru mbi imusozi. Bajya bavuga ngo Jean yari umunebwe, Jean yari umuntu uri aho ngaho gutyo gusa, yaryaga iby'abandi gusa, yaribaga. Kuko hari urubyiruko rumwe na rumwe aho gukora gushyira imbaraga mu kujya kwiba no kwambura abantu, akaguhamagara nk'uko tuziranye, akaguhamagara Jean, wampaye amafaranga n'ibihumbi 100, hari akadiri undi mejo nzabiguha, wamara kuyampa ubwo ngubwo ukabura amafaranga ukanambura. Si ngaho? Iyi ni imyitwarire mibi urubyiruko rutagombye kuba rufite. Hari abantu twiganye bize seminaire ngo bajyaga bababyutsa, umuntu ngo wazaga kubabyutsa yarababwiraga bashaka ngo kuryamye ngo nupfa umunsi wapfuye uzakora iki? Exactly, kuko tuzaryama igihe kirekire. Tubyukuye kwiga bavuga kuryamye umunsi wapfuye tuzaryama igihe kirekire. Rero Bibiliya ntabwo yabiduhishe, yatubwiye realite yuko hari igihe kizagera tukaba tukiri kuri ubu buzima bwo muri iyi si. Bimwe by'imyaka 100 n'ibindi twavugaga nibyo ni ukuri, ariko interpretation tuguha igatuma tuba abanebwe, tureka gukorera ubuzima, dushora ubuzima bwacu mu bintu bibi. Iyo interpretation niyo mbi, ariko realite ni uko tutazahora kuri iyi si, ntituri imisozi. N'imisozi nayo hari ubwo usanga rimwe na rimwe bayihinze, cyangwa se imvura yayimanuye yajyanye ahandi. Ari nacyo twakomeje kuvuga kare, nimba ufite gahunda nta myaka 100 nibyo, ariko zishyire mu bikorwa nyine, kuko nta myaka 100. Ntabwo uzi nimba ejo uzaramuka ngo ubikore, genda ubigerageze cyane. Nta kimwaro kiba ku muntu wagerageje ikintu ari gutekereza gukora cyane kabisa. Ikindi nta n'umurimo usuzuguritse ntawo. So nimba ariko kazi baguhereyeho, sinakubwiye ngo ariko wagutraining ukorera 700 yawe, 700 at least wize kubaho. Uzi ikintu kimwe nakuyemo cyane gikomeye, ni uko nta murimo. None se niba narakoreye 700 nahe ntakorera? Ntibishoboka. Nangahe ntakorera? Uzi si ikindi kintu wakuyemo, nari narayobewe, ugura inkweto zikomeye. Uko mazi ko zizamara igihe kirekire. Ugomba kubibara ukabireba ukavuga ati inkweto ngiye kugura izamara igihe kingana iki. So urakoze. Ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvugaho cyane ni uko ukorana umwete umurimo wose ugiye gukora. Icya kabiri, umenye yuko ubu buzima ufite buzarangira. Noneho niburangira nta ubwenge ufite bufite akamaro none, muzajyana nabwo. Ubwenge ufite bufite akamaro none, n'ubwenge ushaka kumenya ushobora kubumenya none, ariko nyuma ya none bizaba birangiye. Nta nubwo ubwenge ufite uzashobora kuburaga abana bawe niba utabigisha. Ushobora kuburaga wenda ubigisha, ariko ubwenge ufite ni wowe wenyine ushobora kubukoresha bukagira umumaro mu gihe cyawe, kuruta uko wavuga ngo urabubitse, kuko urabubika bizagenda gute? Nupfa n'ubundi ntabwo uzabusiga. Si zahabuga ngo tuzavuge ngo tuzagiye kwishyira hari ubona ngo washyize zahabu muri banki. So ikindi hano ku murongo wa 11 yavuze ngo nongeye kubona munsi y'ijuru mbona aho basiganwa, ngo abanyambaraga atari bo basiga abandi. Aza kuvuga soza aravuga ngo ahubwo ibihe n'ibigwira umuntu biba kuri bose. Nashaka kuvuga ngo amahirwe twese turayafite. Ushobora kuba utekereza ngo wenda umwana wavukiye kwa minisitiri ni ufite amahirwe. Ntabwo twavukiye mu bakire, sibyo? Ariko turashaka kuba bakire, sibyo? Ntabwo twavukiye kwa minisitiri, ariko turashaka kuba minisitiri. Cyangwa ntabwo twavukiye ku basenateri, turashaka kuba abasenateri. Ntabwo mbese urabishaka, ntabwo bisaba kugira ngo ubigereho ngo ube warabivukiyemo. Siko bimeze. Bibiliya yavuze ngo amahirwe n'ibihe bigwira abantu bose kimwe, sibyo? None urasanga umuntu akize, ejo mu gitondo usanga yakennye.
none urasanga umuntu akennye ejo mu gitondo usange yakize. Ikindi kintu wagombye kumenya nk'urubyiruko cyane cyane, kubera ko urubyiruko hari ibindi bintu bibiri nabonye ko bitugora. Urubyiruko dushaka gukira vuba. Yego. Twumva yuko ikintu cyose nyine ubwo kumwe twavuze ngo ushyizemo imbaraga, wumva nyine ngo effort nashyizemo zirangana n'umusaruro nkuramo. Oya, hari aho uzashyiramo effort ugasarura ubusa. Gusa nanone si ubusa ko mutera, kubera ko izo effort washyizemo mu mutwe hari icyo byubatse. Byubatsemo imbaraga uzakoresheje. Hari ikintu bibye. Hari ikintu washyize muri wowe, ni ukuvuga ngo ya discipline wakomeje kuyimaintaina. N'imbuto zose ntabwo zerera mu gihe kimwe, imbuto tuzajugunya mu butaka ntabwo zizamerera igihe kimwe. Bitewe n'umusaruro zizatanga zishobora gutinda kumera, zikaba zirimo ziyubaka hasi. Igiti cy'avoka, nutera igiti cy'avoka uzajya kugisarura inshuro ya mbere umaze gusarura amasaka inshuro zingahe? Noneho usanga wenda umusaruro wacyo nawo uzajya uwubona buri mwaka guherekeza. Urumva rero tugomba kumenya yuko ibyo dushaka kubona ntabwo tubibona mu buryo buri direct. Nugira amahirwe yo kubibona vuba ushime Imana, ariko nutinda kubibona ntuwitotombe ngo wituke ngo uvuge ngo ndabiretse noneho mbivuyemo, ngo ibintu ni fraud. Ngo ni fraud. Ukomeze wihangane, ukomeze ukore, kubera yuko byanze bikunze igihe kizagera ubibone nawe amahirwe akugereho. Bizagira amahirwe nawe akugereho. Niba waravukiye mu bakene, ntutekereze ngo kubera ko navukiye mu muryango woroheje nzakomeza kuba woroheje. Oya, ushobora gukomera, kuko abakomeye none nabo ntibahoze bakomeye. Hari abavandimwe bari online, sinshaka kubasagarira, ariko zimwe mu nyigisho bagira ni ukubwira umujene ngo ntabwo bigusaba ubumenyi, ntibigusaba igishoro cyinshi, ntibigusaba kuba uzi kwandika no gusoma, mbese donc nta na kimwe bigusaba, ngo ni business ushobora gukora. Probably ikintu badashyiraho ariko bashaka banabishyiraho, n'umuntu wapfuye n'umupfu yayikora. Donc ntibigusaba gutekereza nubwo wapfuye wayikora. They teach you how to make money very quickly. So ngira ngo nibyo rero bakomeje which is a scam. Ni scam. Birangira n'ubundi bari kurira, birangira hari ibintu nakoze ndabikubwiraho gatoya, ngira ngo sinakera ni vuba. Urumva nyine abantu bakomeje kwinshyira kuri pressure, bene abo bantu bavuga ibyo bintu ngo ngwino ngushore, ngo utange 10,000, ngo urazana abantu 3 ngo baraguhaya, ngo bazajya kugera man, nabishyizeho amafaranga yanjye 10,000 birashya buri muntu n'umungi inyuma, nshaka abakiriya 3 nzanamo muri ibyo bintu ndababura. Ariko icyatumaga mbabura nuko ntumvaga nyine like ndaguhaye iki kugira ngo nkuzane, urikira amafaranga. Ngenzi yuko kugira ngo amafaranga uyasohore hari ikintu ugomba kuba wakiriye. Either n'ubwenge, abantu bambere bambeshye bagatuma nsohora amafaranga yanjye 10,000. Ni abantu bambwiye ngo nguragura ibitabo. Urumva nahise mvuga no ngiye kugira online store y'ibitabo, that's okay. Niba ngo bazajya bampa ibitabo ngo nzajya ngura ibitabo, ndavuga no okay, business ni ukurangura ibitabo tukabicuruza. It's fine, bijyamo. Noneho bampikire, bampa ibitabo binyigisha ukuntu nzana abantu bankurikira inyuma yanjye. Abo bagomba kuza nyine nabo bakagura ibyo bitabo biyigisha kuza. Noneho ndavuga nari nzi ko ngiye kujya ngura ibitabo nkabicuruza n'abandi bakiriya batari abo ngabo banje inyuma. None murashaka ngo mpaka bibe bya bindi bikomeza kuba ibintu bya networking. Waguze catalogue ya business. Naguze catalogue ya business yabo, hanyuma ukajya kuroketa undi muntu uzagura catalogue, nawe azagura catalogue. Ndavuga ni this is a scam. Noneho nkabura uko bisobanurira umuntu rero. Nawe mubwira ngo seka, uvuga ni se ndahamagara Joseph inshuti yanjye njye ngure catalogue cyangwa numva rero navuga ni singiye kubeshya inshuti zanjye ibi bintu ndimo ndabona atari byo, ndemera ndahomba, ndavuga nti aya ngaya arahiye. Abakabiri barambwira ngo ni ukwamamaza online.